Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda cyane. Haleluya. Amina. Murabibona ko tuzi no kuririmba. Yesu turamukunda. Nubwo akambere yaririmbye ntari nkazi, ariko kana kanaze no numva ndakumvise kandi karabiryoshye. Yesu yego kandi biranejeje. Yesu uramukunda. Yesu ndamukunda. Ariko impamvu mukunda nuko nawe yabanje kugukunda. Yego. Kandi impamvu Hello guys, muraho neza, nongeye kubashuza mfite Zarifat TV show. Tugarutse hano niba mama mukunda cyane, twongeye kubasuhuza, twongeye kugaruka kuri Zarifat TV show, tuzanye na wa mukobwa mwiza mukunda. Ushize mwaramubonye, yaraje arabaganiriza amagambo yababwiye, impuguro, ibintu yatwigishije, uburyo yasenze, marabyibuka, twarabikunze. Rero yongeye kugaruka kugira ngo abasuhuze, abaganirize, ababwire ibintu bigezweho muri iyi minsi, ababwire ibintu biri kuri iyi mihanda, nawe arabizi. Reka ntarabicisha amatsiko, reka mwakire Defre. Karibu nongeye kukwakira kandi ngwaye ikaze. murakoze. Hello guys, ndabasuje mu izina rya Yesu, ubuntu n'amahoro bihorane namwe. Imana ibahe umugisha. Nabwira ati nagarutse nari mbakumbuye, ndabakunda. Hari byiza mbazaniye turi buganireho. Iyi mihanda iragoye kuri iyi mihanda uko yabivuze, ariko tugomba kuba batwebwe, kuba nje kubigisha kuba wowe kandi no kuryoherwa n'ubu buzima, tukabaho twishimye muri iyi si goye. Sirobanze ko dusengera. Reka dusenge, tunaririmbeho gake. Nzi ko gutangira ikiganiro udasenze. Adelphine akunda gusenga, kandi gusenga twabonye ni inyungu ku muntu uwo ari we wese, bifasha umuntu. Kandi bajya bavuga ngo nubwo umuntu ngo yaba akina asenga, ariko burya nta muntu usenga akina. Uko isengesho ryose ko warisenga, ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Nshuti zanjye guys, mureke mu bintu byose mukora, mu bintu byose musaba, mu bintu byose mubyuka mu gitondo mutekereza, mbere ya byose, mbere na mbere Imana. Mujye mubanza Imana imbere. Twabonye Imana ari ishobora byose, Imana ni ikora byose, Imana ni itanga byose, ni iduha ubuzima, ni iduha umwuka duhumeka, niyo ya mbere ubundi tugomba gushyira imbere. Tutaravuga ibintu byinshi adafite, dusengera dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Mana nziza, Mana ishobora byose. Haleluya. Data se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe bukomeye, turagushimiye kubwo kutugirira neza tukaba aha hantu, ni kubw'ubushake bwawe no kubw'umugambi wawe. Reka rero uzubane natwe muri byose, reka ibiganiro byose turi bugire, ibyo turi buvugire hano hantu bibi byo gufasha abanyarwanda no kubaka imitima yabo, no kubaka isi muri rusange, imigabane yose igize isi. Ari abazabyumva, abari bubyumva ubu cyangwa abazabyumva bizabafashe, bigira aho bibakura, byubaka ubuzima bwabo, kandi babashe kwiteza imbere no guhindura imitekerereze itari myiza yatumaga baheranwa. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Dusenze muri ubu buryo, n'abashoboye gusenga ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu nabyo turabikunda. N'abantu bashaka gusenga Abdurrahman wa Allahu Akbar, nabyo nibyo nzi, nabyo nta kibazo turabyemera. Byose twasanze dusenga Imana imwe. Mureke tujye dusenga mu buryo bwose bushoboye, dusenge uko umuntu yatojwe, ariko tumenye ngo turi gusenga Imana imwe, ariko dusenge tunashima. yego. Jondi twavuze worship, gushima. Burya niyo mpamvu abantu benshi muri iki gihe ntabwo bagikunda gushima, ariko mbabwiza ukuri, burya n'Imana iyo iguhaye ikintu ukayishimira, ejo irakongera. Nubwo mu buzima abantu bo batajya bashaka gushimira, wenda ngo ushimire umuntu wakugiriye neza. N'umuririmbyi yarabiririmbye ngo
ngo witurwa ineza ngo n'uwo yayigiriye burya ngo abagira imana. Ibyo ni ibintu tuzi ko abanyarwanda bitajya bikunda kubaho, ariko mu by'ukuri mu muco mwiza burya umuntu yaguhaye inka uramushimira, umuntu yaguhaye ikintu uramushimira. Niyo mpamvu kera iyo batangaga inka umuntu akagukunda mu birori mu biki akaguha inka wajyaga gukura ubwatsi ukamushimira. Ariko ibyo twabonaga kera wenda muri iyi minsi ntabwo aribyo twiteze, ntabwo aribyo bikibaho, ntabwo abantu bagishimira abandi nanga ngushimirwe nanga gushimira ibyiza wakoze, abantu basigaye babona ari bisanzwe. Ariko guys, ibintu byiza mujye mugirirwa neza, mushimire, nugira neza nyine wumve ko iryo shimwe utegereje, ariko nutaribona wihangane, ariko kenshi mureke tujye dushimira abantu batugiriye neza. Ubu ngubu rero ngo tugiye kuvuga kwikunda, kumenya wowe uri wowe, bitubwire neza tubyumve neza. No, kuba njye nivuga cyangwa kuba wowe, kuba njyewe nangwa kuba wowe. Yego, impamvu ibyo bintu ari byo byanjemo, nabonye hari igihe umuntu abaho ariko atariwe cyangwa yimasitse, abayeho ubundi buzima butari ubwe, akabaho wenda ameze nk'umuntu wambaye mask. Yego, mask. Iyo wambaye mask, iyo abantu bashobora kukubona ko ari wowe, ariko iyo uyikuyeho babona atari wowe. Rero tuje gukuraho ikintu gituma umuntu aba we akaryoherwa n'ubu buzima, akaba kuri iyi si yishimye nubwo ari isi y'ibibazo, kandi ari we adaremerewe n'ibimubabaje cyangwa se n'ibikomere runaka n'ibyamubayeho ataraheranwe. Ndumva ari ibyo muri make. Sinzi nimba turaza gusoma amagambo y'Imana, ariko ndumva twatangira turamenya nko turirimbo dukeya. Murakoze. Kunda kuririmba, ariko birafasha, biraryoha, ni byiza. Okay, turashaka kugira ngo abantu muri iyi minsi ntabwo gusenga bikibaryohera. Kera byararyohaga, umuntu akaririmba akaramya Imana, nyine akumva hari ahandi hantu avuye agiye, ariko ntabwo bikigezweho muri iyi minsi. Sinzi impamvu, ashaka kuba hagezweho gusohoka, akagerwaho kujya mu kabari. Icyo nabyo muri iyi minsi mu rubyiruko nangwa no mu bantu ubona aribyo bintu bigezweho, ariko ntago bitugirira umumaro cyane. Bigezweho pe, ariko kenshi ugiye gukontorora ukareba kuramya Imana no gusenga cyane no kujya mu kabari, ntago ibyo bintu binganya agaciro, ubona ntago binganya n'inyungu. Ubwo rero ikintu navuga, wenda kujya mu kabari bisa nkaho wishima by'akanya gato igihe uraho, ariko n'ubundi usubira muri wa mubabaro warurimo. Muri wa mubabaro warurimo. Ariko yo wasenze bikuruhura by'iteka ryose. Niyo mpamvu ugiye kuririmba akaririmbo, hari uwuruhura niwe karuhura, niwe Yesu. Niyo ngiye kuvuga tugiye kuririmba akaririmbo, harimo message. Murakoze. Kadutangire. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Kristo, n'umugisha ukomeye kumenya Umwami, n'umugisha ukomeye kumenya Umukiza, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda cyane. Uwo Mwami ndamukunda, uwo Mwami ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda cyane. Yesu,
Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda cyane. Haleluya. Amina. Murabibona ko tuzi no kuririmba. Yesu turamukunda. Nubwo akambere yaririmbye ntari nkazi, ariko kana kanaze ngo numva ndakumvise kandi karabiryoshye. Yes. Yego. Kandi biranejeje. Yesu uramukunda. Yesu ndamukunda. Ariko impamvu mukunda nuko nawe yabanje kugukunda. Yego. Kandi impamvu tumukunda nuko ari utanga kuba twebwe byuzuye. Ibindi byose biba ari by'akanya gato, biba ari kuburi n'abashuti bawe ukishima, ariko ugasubira muri bya bibazo byawe, cyangwa ugasubira muri kwa kutiyakira kwawe, mu byakubabaje, mu byakubayeho. Niyo mpamvu tumukunda, kuko niwe karuhura. Nyine niyo mpamvu ubundi kenshi abantu bakunda Kristo nanga abantu bamuzi by'ukuri. Niyo mpamvu yababwiye ati mbahaye amahoro. Kandi amahoro mbahaye ntabwo ari nk'ay'abisi batanga. Mu by'ukuri umuntu w'isi ntabwo yaguha amahoro. Iyo yaguhaye mu gitondo nimugoroba we arayakwaka. Iyo yaguhaye mu cyumweru kimwe babyita umutekano. Abaguhaye umutekano, ubundi amahoro aba arimo imbere mu mutima. Abaguhaye umutekano. Murumva rero ko abantu bo batanga umutekano, ariko n'umutekano batanga ntabwo awutanga buri gihe. Ariko umwami Yesu amahoro ye yaguhaye na aguhoraho ngo abatemba nk'uruzi. Rero umuntu ubaho utagira amahoro ya buri gihe ntabwo abatunze umwami Yesu. Tuvugisha ukuri, ntawe uba ufite pe. Niba uzi ko nta mahoro ufite, mbabwiza ukuri, ibibazo biraza bikatugerageza, ibintu bikaza bikatwikubitaho. Turi muri iyi si, ntabwo twavuga ngo ntitwahura n'ibigerageza. Kandi ibigerageza ubushize yababwiye ibigerageza Adelphine yahuye nabyo, uburyo Imana yamwihanganishe, n'uburyo yabanye n'umuryango we, n'uburyo muri make Imana yamwomoye ibikomeye byo ku mutima ikamuba hafi. Nuko uwo mwami yamwizeye akamuha ya mahoro. Mbabwiza ukuri, atari amahoro Kristo yamuhaye agira, ntabwo hagombye kuba ari kuri kamera, aza kuri kamera gukora iki, ntagombye kuba ari mu bwihebe yumva ataza kuri kamera. Rero nabyo tubishimira Imana. Babwire inshuti zanjye, nukuri ntimugaheranwe n'agahinda. Ibi mpora mbivuga buri munsi, nibyo natangiye kuri iyi ntuza, kuri YouTube mbivuga, kuri iyi channel natangiranye nabyo mvuga ati abantu, umuntu ubaye mu buzima akabaho agaheranwa n'agahinda, akirwa agahinda karamwishe karamwanuye, utwo duhinda nukuri nimudushyire hasi twazaduhitana. Mbese muragira ngo tube dute? Nimumbe mwihaye amahoro, wumve wikunze, we kwigira utari we ube uri we. Ariko impamvu nta mahoro tugira nuko tutaramana umwami Yesu turunga. Ni mu mushake. Niyo nama ngenziza nabagira. Mushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, kandi ni mu mwambaze akiri bugufi. Yes. Uri mu nzira ze mbi azireke. Siko gahunda na program. Ariko rero twavuze n'umuntu ako sishi mwaduhaye ibirahure tukamwiji koko. Kamera waduhaye ibirahure tukinywera ji. Hey. Nyagasani mwatugisha icyapa. Umuntu wazanye ije akayitereka ifa nyine yayiteritse anga ari ikindi. Igihe twasabiye ibirahure se ngo mu bude twinywere ibintu mwa murimo nibiki. Ji murayitereka imbere y'abantu ikamara amasanga turangize n'ikiganiro mwayiduhaye gusa. Shana mwere mwadukotoje. Mama tugeje ko abantu koko babasaba. Se mwayiduhereye ikibazo. Mu gihe igituyi cyo kunywa numva naba nkomeje, ntari bipe wakomeza. Ntabwo nahita nsoma ijambo ry'Imana, reka mbe nivugaho. Gisuka turaza gusoma Zaburi 139 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Atwereka neza uburyo Imana ariyo yabumbabumbuye ingingo zacu mu nda ya mama, kandi twaremye mu buryo butangaje buteye ubwoba. Ubwo biri kuvuga ku bantu wenda hari abantu wenda bavukanye ubumuga, hari umuntu wavutse wenda afite amazuru manini cyangwa afite igice cyose, kuko nari mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba ngo ibyo umutima wanjye ubizi neza. Ahubwo wowe shimira Imana kuri muzima, shimira Imana ko ufite ubuzima, hari n'abandi batanabufite. Icyo gice utikundaho
saba Imana igufashe kwikunda no kuryoherwa n'ubuzima kuko ibyishimo ni amahitamo. Ubundi ushatse kubaho muri iyi si ushobora kubaho ubabaye unungunitse ubabajwe n'ubuzima, kandi ibyishimo ni amahitamo. Uhitamo kwishima kandi ubuzima bugakomeza bukaryoherwa. Isi ni ubuzima ni buto. se ko narindi mu kunywa akaji wadusomeye cyanditswe se basi nabivuze mu ni impuguro arimo gutanga ariko bigendeye ku cyanditswe wareba muri Bible yawe bandusomeho akanyota kari kanyishe mwaba nshuti zacu reka nongere nsome kamera manase ko mutamuhanga muyisukire sha Zaburi 139 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Zaburi 139 atubwira uburyo kuko na rimwe mu buryo butangaje ngo kuko ari we wabumba ubugingo zanjye mu nda ya mama wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Ati ndagushima Mana, nyine umutima ubizi neza ko nyine ni we wabikoze Mana, ndagushima. Harimo no gushima. Hari umuntu uwo ni wari wasobanukiwe icyo Kristo ari cyo, yego, ariko hari n'uba nyine akituka avuga ati Mana, atuka Imana ati kuki wamaye amaguru manini, kuki wamaye umutwe munini, mbega ikintu cyose utikunda. Rero twaje kuvuga cyangwa wenda kuki Imana wemeye ko mpura n'ibi, kuki wemeye ko muca muri ibi bimbabaza. Rero twaje kuvuga nyine kuba njye kuryoherwa n'ubuzima, kuba muri isi igoye wishimye. Nyine mani hari ukuntu Imana ikurema pe ikakurema ariko ukagira igice utikunda. Ariko nyine ntago umuntu yireba hose ngo yumve ngo ariryoheye. Ushaka kureba kuri wa mugani nkuko avuga nga urutwe runini ibya biki byose ukabona hari igice cyawe utikunda. Ariko mu by'ukuri twari dukwiye gushimishwa n'uburyo Imana yaturemye, ukavuga ati n'uburyo Imana yandemye, nyine yarandebye imbumba gutya. Uretse ko natwe ubwacu hari uburyo turema, yamara kuturema hari natwe tukihinduramo simbizi. Hari n'abantu bihindura, natwe ubwacu tukihinduramo. Uretse simbizi hari igihe avuga ngo uriya Imana ngo yaramunyonye ngo nk'igisabo, uriya Imana ngo yamuremye wapi. Twasanze iyo abagufi abarebare, umuntu iyo yateye indabyo ufite indabyo iroze uko amabara y'indabyo ameze. Iyo umuntu w'indabyo nanga umuhinzi ageze mu ndabyo z'akazireba, abona iroze, akabona ya orange, nyine buri rurabyo rwose abona ari rwiza rumunejeje mu gihe cyawo. Baratubwiye ngo n'Imana iyije mu murima wayo kutureba twebwe aba yaremye, ibona undi mu gufuresha gutya ikabona ni mwiza na karoze, ikabona undi muri gere hariya ikabona nawe ni mwiza. Nubwo buryo Imana nta kuvuga ngo rango ni igikuni ngo ni mugufi ngare no, ibona twese ari twiza kandi yaturemye mu buryo bwiza bunejeje. Nuko twebwe abantu bitugora ngariko ngo kuki Imana yandemye gutya, nibwo buryo yabonye buyinejeje. Kwera iki wigaya nibo bwa buzima tujyamo bukaduherana twoheranwa n'agahinda ngo ngiye ngo Imana ngo yandemye ngo ndi mugufi, ngo Imana yandemye ngo meze ngo ndi igikara, ngo ngiye Imana yandemye ngo no, uko yakugize nuko nguko. Uretse ko nyine natwe dusigaye tunihindura, ugasanga twabaye kukundi ariko nabyo ntago ibikunza ntabwo ibishimye. Ariko icyambere wenda iby'imibiri reka tubireke, ariko se imitima yaduhaye niwo muntu niwo nyawe. Ese imitima yo yaduhaye imeze gute? Wenda akatubyemera izaza isange wenda umubiri narawuhinduye, ariko nabwo kuza Imana igasanga warahinduye umubiri. Ntabwo sinzi niba itazabitubaza, sinzi ibintu nabyo n'ibitazabitubaza. Harimo kunyurwa no gushima. Uvuze gutyo uribuka umuvugo mwiza nahimbiye Imana ndi kwishima. Ndumva nawe uvuga kuko harimo ibyo by'amoko y'abantu iki. Ndumva nawe uvuga na wese umwiza wanjye. N'umuvugo se urimo gushima. Sa ntiwari kuzatubwira ubutaha ukaza wawuteguye neza. Usura wibuka njyewe ndi gasuku. Uravuga ngo umwiza wanjye, umwiza wanjye ni Yesu. Umwiza wanjye utuje, utunganye, utabara, utemba ineza, utemba imbabazi, utemba urukundo, ukunda buri wese ntacyo ashingiyeho na kimwe. Waba wirabura, waba wirabura uri inzobe, uri mugufi, uri muremure, uri umuzungu, uri umwirabura,
uri ufite ubumuga utabufite, ubona cyangwa utabona, uri mugufi cyangwa uri muremure. Ndavuga ngo umwiza wa shimwa iteka mwiza wanjye. Hari utwo nibagiye muhego, ariko urumva nabyanditse kera, urabivuze ndi kuvuga ibyo numva ndabyibutse. Ni ukuri si ukubabeshya, si ukugira gute umutima wanjye numva ushima Imana ukomeze, nyine niyakira uko nari meze. Kandi nubwo ntabyinjiyemo cyane ubushize, ariko nabayeho igihe kinini niga muri interna. Hamwe navuze ngo uburyo natashye nkabwira mama ati mama yo ubona ameze gutyo njugunye, niko nyine niyumvaga icyo gihe. ubwira mama ngo yakujugunye meze gutyo, kuko nyine numva nari njya segonderi, numva nari ngiye ahandi hantu kure y'iwacu, mbona bandeba cyane, nanjye niyibazaho, numva ubundi sinari mbyitayeho, nari umwana. Urumva icyo gihe nibwo mbyibazaho, nabyiye mubwira gutyo. Iryo jambo kumubwira ngo yajugunya ryarepresenta kuko niyumvaga icyo gihe. Ubundi wowe si wowe, muri wowe ni wowe, kandi akuze umutima gasesekara ku munwa. Ubyo navugaga nyine niko nari imerewe icyo gihe. Rero urumva biri positive, urumva ni contraire y'ibi ngibi, ni ikinyuranyo cy'ibi ngibi no mbayeho cy'uyu ndiwe. Kuko icyo gihe urumva nibwo natangiye kujya mpora, nubwo yankomeje mama, ariko natangiye kumva niyanze, mpisha ukuboko, numva ntaryohewe n'ubuzima, numva mwanze, numva ntacyo ndicyo, ntacyo navamo. Ariko rero ndashima ko nahuye na Kristo binyuze muri ya magambo yandi navuzeho ya Yeremiya 18 bere ku murongo wa mbere, kuri nkuru z'umubumbyi n'ikibumbano cye. N'uburyo umubumbyi afata ibumba akaribumbabumba, yabona avamo ikintu ashaka, akabumbamo ikintu ashaka, ariko yabona kitamunejeje akabumbamo ikintu ashaka. Niko wafata iki kirahure ukakibumba, ariko ukabona ntago kiryoshye nk'uko wakuramo iri cupa, ugahita wongera ukabisenya. Nahise ayo magambo yagize imbaraga mu mutima wanjye, bitansipoza ko Imana yandemaga yari yashyize amaboko yose, ariko ibona atari we Delphine ishaka hano ku isi, itishyiraho uko. Ntangira kugukunda gutyo, ntangira kuryoherwa n'ubuzima, ntangira nyine, Abangereza bajya bavuga ngo if you want to change your life, change your mind. Iyo ushaka guhindura ubuzima bwawe, hindura uko utekereza. Rero hari igihe utekereza nyine ibintu biri long cyangwa bipfuye atari ngombwa, kandi ari n'akantu gato kakakwicira ubuzima kubera ko wanze kuva kuri iyo mitekerereze. Rero ushaka guhindura ubuzima bwawe, hindura imitekerereze. Ndumva ari ibyo ngibyo nakongeraho, tukabange tukaryoherwa n'ubuzima, tukishima ubuzima. Ubundi umuntu abaho rimwe kuri iyi si. Ushize twakavuze nyine ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Kuri iyi si nyine ugomba kuyibaho uzi ko nabagaho ntariho. Impamvu nabagaho ntariho, urumva kuri iyi si sinayenjoyingaga. Numva nubwo nari naramenya Kristo ndi umunyabyaha, n'ibyaha sinabyenjoyingaga, sinonjoyingaga bya bintu bw'abunyabyaha bwanjye. Baravuga ndi timide, mpisha ukuboko, ntishima. Rero ubu ndashima rero Kristo namumenye, akambatura, nkaba nashobora kugira message ntanga, nagira inama abandi bantu kuryoherwa n'ubundi buzima, kuko n'ubuzima nyine turimo hano ku isi, kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Urumva ari icyo navuga. Murakoze, ndamukaba mwambaza nimba tasobanutse. Murakoze. Turabashimiye, dushimiye abantu bakunda kudukurikirana kuri Rifa TV show, bumva ibiganiro byacu, abantu bakoze subscribe, abantu bakora share. Turabashimiye kandi n'abantu badukurikirana turababona cyane. Mu by'ukuri murabona ibiganiro tubazanira pe, bani ibiganiro bari byiza. Urabona nk'iki kiganiro n'ikiganiro cyo kwikunda, muri make cyo wowe ubwawe ukikunda, ukaburiwe, ntube umuntu utari wowe. Ese mama Fabrice ni wowe uriya tubona nangwa n'uwundi? Tube abo turi bo pe, twikunde kandi mu by'ukuri guys turyoherwe n'ubuzima. Mu by'ukuri ubuzima twe kudusharirira, ubuzima twe ko dushaririwe tugenda twiyanze tumba tutikunze. Mu by'ukuri uyu nawe ajya yabera isomo pe. Njyewe man, hari ibintu mu buzima, muri ubuzima ndeba nkumva byama isomo rikanyigisha n'igihe cyose cy'ubuzima burembo. Rero hari ibiganiro bimwe muzajya mwumva mukanareba, bijye bibigisha, bibabera isomo, mwige mwumve mumeze neza, apana kujya ucaho winyarukira, ariko mujye mutegana amatwi mwumve cyo kiganiro. Inshuti zanjye turabashimiye cyane,
tuje kubabwira ukuntu abantu biyubaka, ukuntu abantu babaho bakagira ubuzima bwiza, uko umuntu ashobora kugenda akaba muri iyi si irimo ibibazo akayigenda hejuru kandi ibibazo bitabuze ariko akabaho mu buzima bwiza yumva yishimye. Yes. Ibyo bintu rwose ni ibintu biriho kandi tubona, kuko turamutse dukurikije ibintu tubona muri iyi si twazazana iminkanyari tukiri bato. Yeah. Guys, Adelphina nguyu ndumva wenda nta kindi kintu waba usigaje kubwira inshuti zidukurikiranye hano kuri Rifa TV show. Wenda karakagaruka tuzagaruka buri munsi tuba turi kugira ngo tuze kubaganiriza naho utaha. Yeah. Turabakunda cyane kandi murakoze. Bye. Bye.